reka kwirukanka, reka kuvuza induru, reka kujarajaza imitima. Turi kumwe n'Imana ishobora byose. Ninde wagukura muri iki gihe turi muri iki kibazo? Ninde wagukura muri ubu buzima uhagazemo? Ninde wagukura muri icyo kibazo utinzemo? Ariko gushaka Imana no kwihata gushaka Imana hari icyo byakugezaho. Ndagira ngo rero ubu twegere Imana, dusenge, dushake Imana, dushake mu maso hayo, tuyegere. Iravuga ngo nkunda banshakana umwete bazambona. Ntabwo washaka Imana ngo uyibure. Imana ihabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelifia. Ndashima Imana cyane kubw'uyu munsi mwiza, umunsi w'ihumure, umunsi wo guhura n'Imana bundi bushya. Ndashima Imana cyane kandi rero namwe mbashimira. Nongeye kugaruka imbere y'Imana n'imbere yanyu nje kuvuga imbaraga z'Imana, imbaraga z'amasengesho. Ndagira ngo twongere tuganire ku mbaraga z'amasengesho. Amasengesho arahindura, amasengesho arakiza, amasengesho ararema. Imbaraga z'amasengesho. Twagiye tubona imbaraga, abantu bakagira imbaraga babitewe n'igihe barimo n'imyaka bafite. Ariko imbaraga z'amasengesho, imbaraga z'Imana zihoraho, ntago zishira. Kalebu na Yoshua ngo bagiye barwana intambara nyinshi Imana yari yabahaye kurwana, ngo barangije guhindura igihugu nk'uko iteka yari yavuze. Yoshua aza kwibagirwa kugabira Kalebu umudugudu. Hanyuma aho yibukiye asanga igihe cyararenze, aramubwira ati se ko igihe cyarenze kandi ahasigaye utari buhashobore? Aramubwira ati ndacyafite imbaraga zimwe nari mfite mu myaka 40, n'ubu mu myaka 45 ndacyazifite. Bivuga ngo imbaraga z'Imana zihoraho. Nizo nje kukubwira wa muntu we, mu Kristo mwene data. Nje kuvuga imbaraga z'amasengesho. Amasengesho arahindura, arakiza, ahindura ubuzima, ahindura imibereho, atanga icyerekezo. Iyo wasenze Imana iguha icyerekezo, irarema ibitariho bikabaho. Imana itanga agakiza, Imana irashoboye. Mureke rero tuvuge ku mbaraga z'amasengesho. Yamaraho iki cyorezo coronavirus yugarije isi, yugarije amahanga, abantu babura igisubizo. Amasengesho yayirangiza, yayimaraho. Ndagira ngo uyu munsi twibukiranye twese. Turabizi bamwe twagiye tubona Imana ikora twasenze, twagiye tubona Imana ikora twayibera imbere, ibyari kudashoboka bigashoboka. Ariko uyu munsi nanone ndagira ngo ufite intambara mu mutima, uri kwibaza ngo ibyanjye bizaca he, ndabona nta cyerekezo, ndabona nta nzira, ugire ngo wiyegereze Imana. Irashoboye, Imana yacu irashoboye, Imana yacu irahindura, nta kijya kinanira. Rero mwene data, urarwaye, hari indwara wumva itazakira, abaganga bakubwiye ko itazakira. Uri mu bibazo, umaze iminsi nta kazi ufite, umaze ku musozi igihe nta rubyaro. Ndagira ngo usenge, ufate amasengesho, ujye ugira igihe cyo gusenga no kubana n'Imana, ujye ugira igihe cyo kuba imbere y'Imana. Bibiliya itubwira umugore, umubyeyi se witwaga Ana, ngo umugabo we yaramukundaga cyane. Umugabo we witwaga Elukana, ngo akamukunda akamurutisha mukeba witwaga Penina. Nyamara ngo Penina niwe wabyaraga, ariko ngo Elukana agakunda Ana cyane. Ariko Ana kubera kutagira umwana yahoranaga agahinda, kandi Bibiliya ivuga yuko Uwiteka yari yaramuzibye inda ibyara. Hari ibintu Imana yikorera ubwayo bitazanywe na shitani, bigaturuka ku Mana, ikemera kunyura muri ubwo buzima, ikemera kutinda aho hantu, ikemera kutinda muri ibyo bintu ubwayo. Nta muntu wakuroze, nta nyogosenge wakuzinze, ariko kubw'imbaraga z'amasengesho Imana ikagira ibambe, Imana ikagira imbabazi. Ndagira ngo rero uyu munsi wa none warucitse intege, warunaniwe, wumvaga nta cyerekezo. Subu nzabona umugabo,
ese ubu nzabona umwana, ese ubu nziga amashuri nyarangize, ese ubu nanjye nzabona inzu. Hari ibintu wibaza ukibaza uburyo uzabibona, ariko ndagira ngo nkubwire ngo amasengesho ararema. Wige gusenga, wige gutindana n'Imana, nta kintu uzayiburira imbere. Gusenga, kwiyiriza ubusa, kuba imbere y'Imana, kuba mu nzu y'Imana birahindura. Iwanyu mushobora kuba nta nzu mwayigeze mubamo, mwahoze mu buzima bukodesha. Ushobora kuba papa wawe nta nubwo yigeze agura imodoka, ushobora kuba iwanyu nta n'umuntu wigeze ushyingirwa no muri banyagosenge, ariko kubw'imbaraga z'amasengesho mugatangira kubona mushyingiza, abakobwa banyu bagarambagizwa bagashyingirwa. Ibyo utabonye, ibyo batakuraze, amasengesho akabiguha. Imbaraga z'amasengesho. Nshatse kukubwira ngo niwige gusenga, nshatse kuvuga ngo niwige kubana n'Imana, nshatse kuvuga ngo ibyo so na nyoko bataguhaye, imbaraga z'amasengesho zabikugezamo. Bashobora kuba bataruriye indege, ariko kubw'imbaraga z'amasengesho ukagenda ibihugu, ukicarana n'abakomeye. Rero ndagira ngo uyu munsi tuganire ku mbaraga z'amasengesho. Tugiye kuvuga ku mwami Yoshafati. Umwami Yoshafati yari umwami w'Abayuda. Yari umwami w'Abayuda, ariko yari umwami w'Abayuda ariko wubaha Imana, ukunda gusenga Imana, ukunda gukora ibintu byose yabajije Imana. Nta kintu Yoshafati yakoraga atabajije Imana ngo Mana mbikore, Mana bigende bite. Noneho tujye gusoma ingoma za kabiri. Turasoma ingoma za kabiri, turahera ku murongo waho wa 3. Reka turi kumwe n'umukozi w'Imana, reka dusomere. Amina. Amen. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Abayuda baterwa n'Abamowabu. Abayuda baterwa n'Abamowabu. Yehoshafati afatwa n'ubwoba atakambira Uwiteka. Abayuda baterwa n'Abamowabu, Yoshafati aterwa n'ubwoba, afatwa n'ubwoba. Kubera iki yagize ubwoba? Kubera iki yatinye? Abamowabu bari bamwugarije, Abamowabu bari bamumereye nabi. Uyu munsi rero nawe ufite, uyu munsi wenda si Abamowabu, ufite ibintu biguteye ubwoba, kuko birira tubwiye ngo Yoshafati aterwa n'ubwoba, aterwa n'Abamowabu, agira ubwoba. Wowe watewe n'iki? N'iki cyaguteye ubwoba? Ni coronavirus? Nibyo tugomba kugira ubwoba tukanayirinda, tugomba kugira ubwoba tukubahiriza n'amabwiriza, tugomba kugira ubwoba tukagira inshingano zo kuyirinda kandi tukanabisengera, tugasenga. Ariko Yoshafati yatewe n'Abamowabu, afatwa n'ubwoba. Hanyuma umurongo wa 2, umukozi w'Imana ahera ku murongo wa 2. Maze haza abantu babwira Yehoshafati bati haje ingabo nyinshi. Haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse i Siriya. Haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse i Siriya. Hakurya y'inyanja, kandi dore bageze Hasasonita muri ariho Enigedi. Yehoshafati aratinya, yihata gushaka Uwiteka, ategeka Abayuda. Imana iguha umugisha. Amen. Yoshafati aratinya, agira ubwoba. Yoshafati baramubwira bati haje ingabo nyinshi z'Abamori, haje ibitero. N'uyu munsi nawe hari ibyo bakubwira bije, bakakubwira n'ibiriho, bakakubwira, ufite abantu bakubwira, kuko ngo yabwiwe n'abantu benshi. Baramubwira bati haje ingabo nyinshi ziguteye. Ngo Yoshafati agira ubwoba, kandi wibuke ko yari umwami. Ngo aratinya, ariko ijambo rikomeye nkuzane ngo yihata gushaka Uwiteka. Ni ukuvuga ngo ibintu biguteye ubwoba, ibintu ubona nta nzira, shaka uburyo wabana n'Imana. Ibintu biguteye ubwoba, ibintu ubona ntaho byanyura, shaka uburyo wabana n'Imana. Imbaraga z'amasengesho. Yoshafati aratinya, yihata gushaka Uwiteka. Murongo wa 4. Ategeka Abayuda bose kwiyiriza ubusa. Ategeka Abayuda bose kwiyiriza ubusa. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka
kubatabara. Imana iguha umugisha. Abayuda bose baraterana bariyegeranya. Ndaka nkubwire, igihe cyose muziyegeranya musenga, mukiyegeranya muhamagara Imana, mukiyegeranya mushaka igisubizo cyava ku Mana, Imana iramanuka ikabana nawe. Twabonye n'abatubanjirije, tugeze igihe abantu bagomba kwiyegeranya bashaka Imana. Wambwira uti turiyegeranya dute? Ko turi muri corona, turiyegeranya dute? Ko turi muri guma mu rugo, ariko Imana ishimwe kuko itajya inzira. Imana ishimwe ko yaduhaye imirongo twumviraho ijambo ry'Imana. Aho ngaho uri, aho uryamye, aho wicaye, aho uri mu kato, iyegereze. Ngo Yoshafati yihata gushaka Imana. Nawe yari mu kato kuko yari yatewe. Nawe yari mu kato kuko yari mu kibazo. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yaremye ijuru n'isi iracyakora imirimo n'ibitangaza. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yaremye ijuru n'isi iracyahari. Yoshafati aratinya, agira ubwoba kubera abamowabu, kubera abamoni. Ayihata gushaka Imana. Nta wundi wari kumukiza ayo maboko, nta wundi wari kumukiza izo ngabo. Ninde wagukura muri iki gihe turi muri iki kibazo? Ninde wagukura muri ubu buzima uhagazemo? Ninde wagukura muri icyo kibazo utinzemo? Ariko gushaka Imana no kwihata gushaka Imana hari icyo byakugezaho. Ndagira ngo rero twegere Imana, dusenge, dushake Imana, dushake mu maso hayo, tuyegere. Iravuga ngo nkunda banshakana umwete bazambona. Ntabwo washaka Imana ngo uyibure. Umusozi uhagazeho, ndagira ngo nkubwire ngo Imana yo mu ijuru irakuzi. Tugiye dusomere uwo murongo wa 15. Aravuga ati nimwumve yemwe Bayuda mwese. Aravuga ati nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu nimwumve yemwe baturage mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati. Nawe mwami Yehoshafati. Uku ni Uwiteka avuze. Uku ni Uwiteka avuze. Mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo. Mwitinya, witinya wa mubyeyi we, witinya wa musore we, witinya wa munyeshuri we, witinya wajyaga kurangura hanze bikoroheye, waranguriraga hagati mu gihugu bikoroheye, wafataga ingendo zawe bitakugoye. None abamowabu baguteye, abamoni bari imbere yawe, ariko wihate gushaka Imana. Yoshafati ngo yihata gushaka Imana, abwira Abayuda ati nimwegerane. Ngo Abayuda baregerana bajya mu nzu y'Imana. Uyu munsi birashoboka ko utabasha kwinjira mu rusengero, ariko urusengero rwa mbere ruri mu mutima wawe. Uhamagara Imana aho uri, Imana irumva, Imana iri kumwe nawe. Ntago muzi ko turi insengero z'Uwiteka? Muzi ko Imana yicaye muri twe? Birihagije guhamagara Imana. Aba ngo mwitinya, ngo hagati muri bo harimo umuhanuzi, ngo aravuga ati nimwumve yemwe Bayuda, namwe baturage b'i Yerusalemu, uku niko Imana ivuganye namwe. Mwitinya kuko urugamba atari urwanyu. Kuko urugamba atari urwanyu, ahubwo ni urw'Imana. Urugamba ni urw'Imana. Ejo muzamanuka. Ejo Imana ibaha gahunda. Imana ibabwira icyo gukora. Ukeneye inama ziva ku Mana. Ukeneye umugambi uva ku Mana. Ukeneye kugirirwa inama n'Imana. Ubu nta muntu wakugira inama. Nibyo bakugira inama kandi baranayitugira. Ariko wihate gushaka Imana kugira ngo ishyigikire umugambi ufite. Ejo muzamanuke. Ejo bazamanuka mubatere, dore barazamuka baterera bajya isise, muzabasanga aho ikibaya
giherera mu butayu bw'i Yeruzalemu. Muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana. Yego. Muzahagarare mwirebere inteko. Muzahagarare mwireme inteko. Mwihagarare mwireme inteko gusa. Gusa mwirebere agakiza Uwiteka azabaha. Imana iguhe umugisha. Amen. Muzihagararire. Icyo dusabwa ni iki? Ni ukumvira Imana, tukihagarara, tukayoboza Imana. Ubundi ati muzihagararire ejo mwireme inteko. Inteko ni ukuba mwishyire hamwe. Iyo abantu bishyize hamwe Imana irabasanga. Iyo abantu bahuje Imana irabashyigikira. Muzihagararire mwireme inteko, ubundi mwirebere. Ukeneye imbaraga z'amasengesho. Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana kubw'ijambo ryiza udufashije gusoma, kubw'umuburo w'Imana. Rero muzihagararire, muzirebere, muzabona ineza y'Imana. Ndagira ngo icyo urabura gutuza muri wowe, urabura kubana n'Imana. Reka kwirukanka, reka kuvuza induru, reka kujaragaza imitima. Turi kumwe n'Imana ishobora byose. Tugiye gusenga, tugiye kubasabira imbaraga kugira ngo Imana ibahe imbaraga z'amasengesho. Hari abamoni kuko Uwiteka ari kumwe nabo. Hari abaguteye, hari ingabo zikugarije. Turagira ngo dusenge Imana, turagira ngo tuyinginge. Uyu munsi urahura n'Imana bundi bushya. Uyu munsi Imana irakwiyereka bundi bushya. Uyu munsi Imana iravugana nawe bundi bushya. Tugiye gusenga rero, cyane cyane turasengera abantu basa nk'abacogoye mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwo kwizera. Uravuga ngo nasenze igihe nasengeye, ariko igihe wasengeye nawe Imana yabanye nawe. Uravuga ngo igihe nabaniye n'Imana mu by'ukuri ntabwo yigeze kureka, kuko ikuretse ntiwaba utyo. Ndagira ngo nkubwire ngo nukomeze wikomeze ku Mana. Nukomeze uyikomezeho, ukuboko kw'Imana kuri kumwe nawe. Ngiye kugusengera nawe ushaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, kuko ibi ngibi nabibwiraga abantu basenga ariko bagasengana intege nkeya. Nabibwiraga abantu basenga ariko bakumva bacitse intege. Ariko ndashaka kukubwira ngo uyu munsi ukubera umunsi udasanzwe ku buzima bwawe. Ukubera umunsi wo kwakira, ukubera umunsi wo guhura n'Imana. Turasengera n'abarwayi, turasengera n'igihugu cyacu, turasengera abantu b'Imana bose kugira ngo bongere bahure n'Imana bundi bushya. Urakoze Mwami Yesu, iri ni ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni inkota y'amugi abiri, rishyigikire, risohoze icyarizanye. Hari abantu bamaze kunanirwa, hari abantu bumva nta mbaraga bagifite, ari kubaha imbaraga. Ubongerera imbaraga, ubongerera amavuta, ubongerere mu izina rya Yesu, bakwikomezeho. Hari abacitse intege, hari abasubiye inyuma, hari abarwayi bafite abama wabo batewe n'indwara, batewe n'ubukene, batewe no kubura icyerekezo, banzwe n'abantu bari mu manza. Abo ni abama wabo imbere yabo. Uyu munsi ubaramburira ikiganza kandi bituriza urugamba si urwabo. Urakoze Mwami Yesu, urakoze kugize neza, urakoze kushyigikiye ijambo ryawe rikaba rigiye gusohoza icyarizanye mu izina rya Yesu. Mana nyemerera nkwereka abantu bashaka kukwakira nk'umwami n'umukiza. Kristo wanesheje uyu muntu unaniwe n'urugamba, unaniwe n'urugendo, uruhiye mu byaha, umukure mu byaha, ibyaha birica, ingaruka y'ibyaha ni urupfu. Umuha agakiza mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami Yesu, urakoze Kristo, urakoze kutanza ubugingo kandi bwinshi. Mu izina rya Yesu Kristo dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, gishyigikire. Maramo coronavirus, rengera abanyarwanda, kiza abanduye, kiza abazima, barinda bashyiraho urukingo, kandi neza y'Imana iboneke ku gihugu cyacu. Shyigikira abayobozi, shyigikira igihugu cyacu, shyigikira itorero, shyigikira abashumba. Gera kuri ba Kristo, abaguhanze amaso bose nibakubone. Gera mu mahanga, Mana genda. Muri imbye ravuze ngo masengesho yacu agera kure cyane. Rengera igihugu cyacu, rengera isi yose abo irugarijwe, ariko twakwizeye nk'umwami n'umukiza. Mana gira imbabazi, urakoze kubyumvise, ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha. Reka rero mbahe telefone, wakenera ubufasha. Ese kuko umuntu yakomera agatabarwa n'amasengesho? Ese kuko umuntu yayoboza